batangiye gusohora special forces 9,000 bya special 9,000 bya special forces bahawe umwitozo ufatika icecekere uzakazi bakora Goma yafashwe na special force 50. sawa rero sawa ahasigaye wowe ukiri aho ngaho utegereje ngo uracyategereje ibitero by'indege uracyategereje ibitero byo ku butaka ngo byo kuza ngo gukura AFC M23 hariya oya reka ngo hakana ariko reka ngo hakana buretse ngo hakana aho ngaho nta bitero by'indege z'amadrone na za Sukhoi umaze iminsi wumva kandi bya leta ya Kongo si babacancuro se baje batangiye gukora akazi aha barerega ntago bajya kuri abakongomani rero babonye bino bintu AFC M23 ikoze isoye bano basirikare abakongomani bati aha leta yacu turayibonye leta yacu tugize dute turayibonye ni dusobanurire bya bitero bari gutera by'amadrone n'amasukoyi bari kujya kugaba mu baturage AFC M23 ikazi yirega ko yagabye ibitero mu baturage ntabwo leta ya Kongo izi aho ibigo bya gisirikare biri kubera mwino myitozo biri ngo ijyaneyo indege ijyaneyo zira drone ijyaneyo n'amasukoyi bya bindi by'abanyafrika batajya bemera ko umuzungu ava amaraso batajya bemera ko ku rugamba umwirabura yarasa n'umuzungu ngo arase ngo umwirabura ahamye umuzungu ariko na Kongo itekereza Kongo itekereza ko nta musirikare wo muri AFC M23 ushobora kurasa urusasu ngo rufate umuntu wo muri mercenary niko Kongo itekereza ko aba mercenary badapfa kuko iba itekereza ko aba mercenary bapfa ntabwo yakabaye itekereza igisubizo cy'igihugu cyabo mu mercenary yakabaye itekereza igisubizo cy'igihugu cyabo mu rubyiruko bakarwenteresa rukabaye interested mu Barundi mu Barundi abarundi bakajya gukora iki abarundi rega ndi bura barakomeye wale ni wenye mdomo wangu ziriya mbonera kure iyo Uvira ntiyananiranye kubera abo Uvira Uvira yarananiranye gaho reka nkubwire reka nkubaza akabazo gatoya umunsi Uvira yafashwe reka nkubaza akabazo gatoya uzazi hano je wambwira ngo abarundi baroroshye ahubwo reka nkubwire akantu gakomeye kandi nyamara mbikubwira mbisubiremo n'umutego Uvira n'umutego leta y'u Burundi na leta ya Kinshasa bajya batega AFC M23 imbaraga zafashe Bunagana zigafata Goma zigafata Bukavu mu buzima ntizigeze zinanirwa gufata Uvira ariko noneho Uvira ni iki Uvira iba mwikide special ariko none Uvira kubera iki bashaka kuyitega AFC M23 erega ndagira ngo abantu bajye babyumva neza nta gitero kigabwa kuri AFC M23 gitegurirwa Uvira drone zizagurukira ibujumbura kwa Siyoni nizo ziza mu Minembwe n'ahandi muri bira bice bya Sud Kivu iziza za Walikari ziyagurukira za Kisangani izindi zo muri Sud Kivu ziyagurukira Kalemi buriya niyo mpamvu Uvira narabikubwiye nta kitwaye AFC M23 nta n'igitero gihagurukira Uvira kije kurasa mu birindiro bya AFC M23 ikindi AFC M23 yamaze gutambuka Uvira yigendera ikomeza ikiruta icyo ni iki ubundi se ko bafungaga hariya gusa bashaka kuzibira inzira kuri AFC M23 ngo batagera Kalemi ntabwo abantu nimba bamaze gushyiraho visa bagashyiraho banke centrale impunzi zigomba gutaha imihanda iri kubakwa noneho Tshisekedi yabwiye urwo rubyiruko ngo tuzaza tubabohore ngo nitumara kubabohora ngo dore ikizakurikiraho ni ibikorwa by'iterambere tuzabubakira imihanda ko atari yarabikoze mbere tuzabubakira amashuri tuzabubakira amavuriro tuzabateza imbere ngibikorwa byose by'iterambere ngo tuzabikora kandi bizagenda neza urabyumva neza Sam ubu ngubu nibwo yibutse kubwira abo bantu ibyo ngibyo kandi ibyo ngibyo ari kubabwira ari kubibabwira ahereye ku kuba ariko kanyafu AFC M23 yamunyujije ku kabuno kuko nicyo gihano bahaye Tshisekedi kuko bo bahise ko bajyana bya bikorwa by'iterambere nawe fata kibatangiye kuhafata mu kwezi kwa mbere mu kwezi kwa mbere gusa imihanda yatangiye kubakwa amavuriro yarubatswe transport irakorwa abamotari bambara casque ubu ngubu bazanye alcotest ntiwatwara imodoka hariya wasinze uri kubyumva bafite polisi yo mu muhanda traffic police bashyizeho inzego zubatse z'ubuyobozi
bashyizeho inzego z'ubucamanza papa bashyizeho banki santarare mu bice bayobora uragira ngo nkubwire iki kintu genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshal Real Estate nona. Yes, reka nizere ko ibintu byawe bimeze neza cyane udukurikira umunsi ku munsi ku rugendo online TV ndetse no kuri Inside Rwanda Media. Uhawe ikaze nimba wahageze ukore subscribe kugira ngo ujye uba mbere mu gukurikirana cyangwa se ibiganiro dukora byo bikugeraho mu bambere. Gakire Samu niwe mugiye kubana kuri mikoro ya mbere, naho kuri mikoro ya kabiri ni Robert Sympathique. Waramutse neza Sam. Na amahoro cyane. Wese bimeze bite? Buriya rero wabona umbaza we ntiwabona ubazwa. Ibintu byo gusubiza birangora mugabo. Ariko buriya tukunda kubeshya abantu. Ni nk'abagafotozi batinya kamera. Buriya dukunda kubeshya abantu. Ngo biragenda nta kibazo. Hari n'igihe bitaba bigenda ahubwo ukabona uwo muntu ugiye kwibwira ko bitagenda ukabona nta cyari ubihindureho. None umuntu uri Kigali akakubwira ngo ibintu byose biragenda. Ababona ko natanakubwira ko bitagenda nta cyari ubihindure. Ku mazi, ku muriro, ku bishingwe, ku mutekano, yego. Kuri Randi Road, bira byose ni isomo. Kurya buri munsi. Ibi byose ni isomo. Kugenda. Ni isomo rya buri munsi rikwigisha ngo nuryama nturi bubeho. Urasarura ingonera. Ubwo buzima bwa Kigali n'ibyuko ujye guhiga. Bitandukanye n'aba muturage nyamara ugasangane nabo bataryamira, batandukanye n'umuturage ufite insina munsi y'urugo, ufite imyumbati munsi y'urugo. Ariko njyewe nabishyira ku babyeyi. Wabishyira ku babyeyi. Izi ni ingaruka z'ababyeyi batakoze. Batakoze iki? Batakoze mu gihe cyabo. Niyo baba barakoze ibyo baba bafite byaba ari ibyabo. Ahubwo wowe mwana babyaye. Ugiye kujya muri ubundi urukwavu rukuze rwonkaga abana. Ariko ubu ngubu abana bari konka n'urukwavu rukuze. Hari ibyo bajya bita ngo ndinda mawe, ndinda dawe, na ndinda mwana. Yego. Nimba umubyeyi atarakwigishije neza. Nimba utarakuze oya niba atarakwigishije neza ntibikuyeho ntibikwemerera kuba ikigoryi. Ariko urabizi nk'ubu nka muri za 70 bibanze kagugu bikigura ubusa. Ubu muzehe wanjye yakiva Nyamasheke agazi Kigali akagura nk'ishyambi naha. Yego. Namba nawe ntacyo umushinja kandi wowe urahari. Ubwo subwo ngubwo nk'uwari utuye hano utakinagifite utanakifite ugikodesha kuva icyo gihe yarakodesha. Nta naho yagiye. Imyaka imusimburaniye y'indi raje azi hano ari mu mpyisi ari mu bigunda. None ni mu ma etage. Abantu batari bafite yerekwa ry'umujyi. Hari umuntu ari kunganiriza ngo n'abantu bahaga amazu Nyarutarama bakahanga ati muri biriya bihuru none. Hari n'abahanuye ko mu myaka iri imbere Nyarutarama izaba iteye ubwo bimeze neza yubatse iryoshye nta n'ikibanza bahagira. Kandi bagize bate? Uribuka Potere Yongwe uribuka Potere Yongwe ngo twirirwa duhanura ibintu abandi bari kujya gukora. Tugahanura bakajya gukora nyamara twebwe turi aho ngaho rwose. Banitangira ubuhamya ati ndumwe mu bantu bahanuye ko Nyarutarama hazaba umujyi hakaba abantu hakomeye. Ati uko iminsi yagiye yicuma simba beshe ko nta bushobozi nigeze ngira bwagurayo n'ikibanza ariko nta na santimetero imwe ngirayo. Ubu umuntu bita Apotre Gitwaza ni Kanoni Rutayisire wari kubivuga. Bura yahanuye airport ya Bugesera. Kwizajya Bugesera. Abantu barambuseka cyagiye Bugesera hakiba mapfa. Hari nawe yavuze azagenda hajya imihanda. Ari no mu bahanuye ko Nyarutarama hazaba umujyi akaba ahantu heza ari mu batahagira n'ikibanza amenye. Rero abantu ntibakagiye bagira buriya none subureka nkwereke. Buri wese agiye asubira ku ivuko aho yavukiye muri quartier yiwabo yasanga abo yasize atari bo bakihatuye. Hagiye haza abandi kandi bavuye ahandi. Ariko ngiyewe ikintu cya mbere nemera umuntu w'i Kigali
byo bwose waba ubayemo ntibundeba waba ukodesha waba udakodesha yego ariko umuntu w'Ikigali umwaka umwe ugashira undi ukaza shakude shapo kabisa abari i Kigali shakude shapo urarwana urindwanye abari mu Rwanda uri Kigali Yesu naza ubundi azagusanga hano wabashije gusavayivinga muri uyu mujyi yego imyinshi yo ku isi wayibayemo kabaye ikigoye nyine kuhagera ariko se nkubwire ko buriya umujyi wa Rusizi uhenze cyane ntabwo byabura urubizi ko uhenze cyane kurenza hano i Kigali ntabwo byabura urubizi ko najyanyeyo i Rusizi najyanyeyo Jerry hano bwa mbere yarahageze yego twajya kurya bazana fagitire yego aho twari turi kurara bampaye fagitire yarabibonye ko twamazeyo iminsi kugira ubyemere ayibonye arambwira ngo ntabwo ibintu bibaho ikiro cy'inyaminanga kigura ngaha ni Kigali 600 200 icyangugu kiri nko ku 8 uri kubyumva oya hari inka zose hari inka baraziriye hasigaye abakongomani baraziriye barazinga transport yaho ahantu kwa steri igenda iminota 30-40 amake abari 30 abari 5 bibiri uri kubyumva none ugasanga ibintu ari Rusizi birahenze ibintu byo kwigira hano Kigali birahenze ufite ka restaurant ngo ujya kuriramo ngo 2,000 aha azagenda yikoze Rusizi ntazajye kure kandi azajya hariya muri gare arebe wa bwa bugari bwa mu gitondo no dusambaza arebe niki oye jone narifashe ndiyo ndavuga nti reka n'ikifini wabo wazo bo birahendutse gihwere ubundi uriya ni wo mujyi wa mbere yego hano mu Rwanda uriya ni umwe mu mijyi ya mbere yo uwicayemo ahantu urebesha amaso yawe iki kigaragara cyo nuko hariya urumva hegereye umupaka hari n'amafaranga buriya barakubwira ngo umunyacyangugu uzabona ataraje Kigali guhaha yaragumye hariya abatunze abanyakigali nanone ujye umushyiraho question mark abatunze abanyakigali nanone hari umushuti wanjye uba hariya namusuhuje bamwita Gashaza arazwi muri Kamembe Gashaza yarambwiye ati Kigali mwana muto cyane ugenda muri V8 muri Viga hinduranya imodoka arambwiye Kigali ngiye imodoka yanjye n'iminota ingahe nkaba mpageze karyama neza abari hafi arambwiye sinaza guturayo cyakoze nahakorera business ariko sinaza gutura urabona nk'umuntu ukorera business ari Kamembe umuntu ukorera business ari icyambere hari ikibuga cy'indege cyane sibyo Rwanda Air ihagwa buri munsi turi kumwe kiranakora kiriya kibuga kirakora cyane mu Rwanda nicyo kibuga kindi uretse i Kanombe nicyo kibuga kindi Rwanda Air igwaho igafata abagenzi gakomeza muri iki gihugu cy'u Rwanda ikira kibuga cya Kamembe Airport no kuvuga ngo rero hariya hari amahoteli akomeye cyane hariya ni ku mupaka w'ibihugu u Rwanda u Burundi na Kongo wibuke ko hari ku Rusizi rwa mbere hari ku Rusizi rwa kabiri hari hepfo mu Bugarama Kamanyora yego hepfo ugakomeza zamuka ibitoki mu Burundi hariya ukambuka Ruhwa ugakomeza mu Burundi nubwo imipaka itari gukora neza ku mpamvu zigiye zitandukanye ariko wumve ko hari ahantu hakorerwa business nyinshi cyane none rero biriya bice byose byo ku mazi abashoramari barahaguze uvuga ngo hagiye kujya ubukerarugendo byinshi cyane yego hagiye gukorerwa ikintu bita hagiye kujya amahoteli hari nk'ikirwa bitaga ku Gihaya ndahazi ku Gihaya hari umuzungu ngo haguze uri kwashyira amahoteli akomeye Marshal Rio Estate Marshal umwana wo ku Nkombo yasize hoteli nziza cyane ku Nkombo yego ifite beach ishaka kuba ariyo beach nini mu hano mu Rwanda ku mazi yagerageje kubikoraho neza cyane yaravuga ati aho navutse ku kirwa cyo ku Nkombo reka mpashyire ibyiza ku Nkombo rwose nabonye afite n'amato meza mara mu Kivu ariko uribuka ukuntu twambukaga Ikivu cyagihe kwambuka hariya byafataga mbere kandi ureba ko wambuka ujya ku Nkombo uvuye hakurya ntabwo ari hanini ariko mbere byasabaga iminota 45 yego ni wumva abanyenkombo bari kuvuga ngo bari gushimira his excellency wenda n'abanyarwanda muri rusange bamushimira ariko abanyenkombo nk'ikirwa cyari cyarahejejwe nyuma buriya mu mateka Nkombo hari ukuntu
ngo u Rwanda rutayemeraga no ngo ntiyemere bakigumira mwaho muri iyo sayiko kuko buri uri no ku nkombo siyo mpamvu umwana ashobora kugira imyaka 10 ataramenya ijambo na rimwe ry'ikinyarwanda yego ariko nzi ko ubu byarahindutse kuva bashyira kiriya kigo cya segonderi kiza cyane kiyubashye bakashyira amavuriro ibikorwa remezo ubuzima bugakomeza abaturage buriya mbere wabaga uri ku nkombo umuturage aravuze ngo ngiye i Rwanda kuko byarorohaga cyane ko bajya guhahirana n'abantu bo kwijwi no kutundi turwa turimo hariya kurusha uko baza hakuno mu Rwanda uvuga kwijwi hakurya muri Kongo bita mu Birava noneho hari ukuntu bafite bond buriya abanyenkombo bavuga kira kirimi bavuga bakita igihavu noneho igihavu niyo wambutse hakurya muri Kongo za Birava hariya cya kibuga cy'indege harya M23 yafashe muri ziriya zone kirimo ni Kavumu kira cya Kavumu hariya yego ziriya area zose bavuga ibihavu noneho ubusanga barashyingiranye hariya reka nkwereke hari igihavu n'amashi yego ntabwo ku nkombo bavuga amashi abantu bajye banabisobanukirwa ku nkombo ntibavuga amashi bavuga igihavu icyo bikora bifitanye isano izo ndimi zombi zifitanye isano ariko biratandukanye noneho ziranche rero za Karehe n'abanyenkombo buri babita abahavu ni abahavu ntabwo ari abashi yego byumvikane kuko ariko uri kuvuga ngo ku nkombo hari abahavu no muri Kongo hari naho hari abahavu birashoboka cyane birashoboka aho byumva birashoboka kimwe nuko abantu b'icyangugu babita ngo nabashi sibyo se yego babita ngo nabashi nkuko ushobora guconfuse ushobora kuba confused ukavuga ko abanyenkombo bavuga amashi cyangwa se n'abarabashi kandi nabo bwoko bw'abahavu bavuga igihavu rero ari aruvuze za Karehe ugakomeza ya Sud Kivu ni mubashi buriya abo bantu bitwa bashi ni nabo kavukire ya Sud Kivu yego ni nabo bakavukire kama batoto bambote pale tu bale bakuchunga parke batakuwa ba conservateur batakuwa nini na nini ba conservateur ngo pale banavuka hakuna frontiere sasa hapa tutaishi bila frontiere papa ni kuvuka kweke dorotre pays no rero ubwo nuko bimeze bari nyine barana bashi bagakomeza bakagira gutyo ngo rero tuba twagarukaga kuri bano bantu bagenda bakora ibikorwa byiza biteza imbere uduce uturere kera ngira ngo kera hari abayitaga ngo ni muri Rwanda be abandi bakagira gute ubu ngubu no kuvuga ngo ushobora gufata iminota yawe mike cyane ugahaguruka i Kanombe ukagwa hariya i Rusizi Kamembe mu mujyi ni ibintu byoroshye cyane n'imodoka imihanda irakoze nyungwe yose iraka hari akantu buriya twagiye mugani amateka mabi yaranze u Rwanda niyo mpamvu tugomba kuyamenya kuko tuyigiraho ibintu byinshi njya nkunda ari igihe ujya wumva nk'umuntu yamenye kuri w'icyangugu wumva avuze ati sha ubu none mwabaye abanyarwanda ntago ari abanyarwandakazi namwe banyacyangugu yego ivyo byabayeho kera no kuvuga ngo ibyo ngibyo byabayeho hatariho gahunda ya ndi umunyarwanda byabayeho hatariho abanyarwanda ibyo byabagaho hariho amoko ironda akarere ivangura icyo gihe nibyo byabaga ubu rero biratandukanye ariko wari uzi ko biri mu bintu na kusanyije ejo bundi ni zimwe mu mbwirwaruhame zavuze na retired general James Kabarebe ari kuvuga ukuntu RPA imaze kubohora imaze gufata urabizi ko hari ibice bimwe na bimwe ubwo ni ukuvuga ngo gufata igihugu ni ugufata umujyi wa Kigali hari ibintu by'ingenzi ariko hari ibice bimwe na bimwe bitari byagafata ntabwo igihugu gishobora kubohorerwa rimwe mbere na mbere uko niko kuri kuba guhari bashobora kugiraho binjirira bajya gufata igihugu ariko hari ibintu bitatu by'ingenzi kugira ngo byitwe ko igihugu cyafashwe ntabwo kugira ngo igihugu cyitwe ko cyafashwe ari uko cyose imipaka yacyo abaje kukibohora baba bagifashe ntabwo ari cyo gisobanura ahubwo ibintu nka bitatu by'ingenzi kugira bigaragare ko igihugu cyafashwe icya mbere ni umurwa mukuru n'umurwa mukuru wamaze kwinjirwa n'abantu baje gufata igihugu cyangwa se kubohora igihugu icya kabiri ni radio y'igihugu kuvugira kuri radio y'igihugu icya gatatu no gufata televiziyo y'igihugu vuga ngo ufite ikibuga cy'indege
kiba kiri mu murwa mukuru iyo ugifite niko kugira uwo murwa ugafata radiyo na televiziyo ibyo bintu rwose iyo bifite ibintu byose biba biri ku murongo wasigaye ab'icyangugu uba usigaje koherezayo abajya gutabara ab'ibutare nuko aba mu ruhengeri nuko none icyo nashakaga kuvuga bakimara gufata ibyo bice hari ikintu abantu bajya bumva zone turikwazi yego harya na abafaransa bari barayikoze zari ingabo za minwari ni ibice bari barahagaritse kugira ngo ingabo za RPS zidakomeza kugenda zibohora abanyarwanda ubwo n'uvuga ngo bafatiraga Kongoro Kibuye bagakomeza aho ngaho noneho ngo hari suggestion ibyifuzo byinshi byari biri kuza mu matwi y'abari kuvuga ati rwose igihugu ntabwo kiriho ahubwo ni mugaburemo kabiri mugaburemo kabiri abo mu bwoko bajye hano abandi bajye hano noneho arakandi kantu nawumvishe mpita mbitekerezaho ngo hari n'uburyo bari kuvuga ati u Rwanda ntiruriho mufate buri bihugu byegeranye bijye bigenda bifata buri gihugu gifata agace nka biriya Israel yakoze bamaze gusenya Syria noneho nahise mbitekerezaho ndi kumva iyo speech ubwo nicyo kintu nashaka kukubwira ubwo ngubwo twari kuhita tuba abana ba Cirombo ubu tuba turi abakongo bamwe bari kuba ba Neva ufashe za Bugarama ugafata za Nyakabuye ugafata za Bweyeye abo bantu ukazamuka hariya ku gice cya Kibira kizamuka gishyira Nyungwe bara bose bari kwigira abo kwa Neva noneho warangiza ukazamuka Gishoma ugakomeza Mururu ugakomeza Kamembe ariko unakomeje Nyamasheke ubwo abo bantu bose bari kwigendera kwa Cirombo bakikomereza ariko rero reka nkwereke harakabaho inkotanyi reka nkwereke ubu nonaha hari inkuba njya numva zihindira mu kibira hari n'ibindi reka nkubwize ukuri uru Rwanda bari bagiye kurusiba ku ikarita bari bagiye kurukura reka nkwereke nta mubabaro n'umwe uramutse utaguhitanye uragukomeza hariya u Rwanda rwageze hari ku munota wa nyuma w'igihugu cyitwa u Rwanda ntabwo umuntu yaba yaragarukiye ku munota nk'igihugu cy'u Rwanda kigarukiye ku munota wa nyuma ngo gisenyuke kirangire ni nk'uwo baba baraciye barakase ijosi mu 1994 bagasiga umutsi Imana ikamufasha akagira ubutabaza abana bakamujyana kwa muganga bakamuvura agakira uwo muntu bakaza bakakubwira ngo yagambaniye u Rwanda rero iyo byageze kuri uwo munota wa nyuma igihugu cyari gisigaje isegonda rimwe ngo gisibangane ku ikarita ni hari ahava igihango niho cy'abanyarwanda uwo munota umwe wari usigaye nizo mbaraga iyo kitagiye nizo mbaraga kigarukana none bavuga ngo niwirukankana umugabo uzanizigame imbaraga zikugaruka zagusubiza n'inyuma igihe cyose nawe yaba ahindukiye niho rero u Rwanda ruri niho u Rwanda rugeze ruhereye ku bikomere rwagize rwahereye kuri ibyo bikomere rwishakamo icyo rwari rwabuze kugira ngo rugere aho ngaho aba ari cyo rushaka mbere rugiheraho rwubaka ibindi niyo mpamvu this country this Rwanda mana ubuse mvuge gute aho waba uri hose wavuga icyo ushaka aho waba uri hose wakora icyo ushaka kuko ikintu cyatera ikibazo umunyarwanda n'u Rwanda nuko yabona ubuzima bw'igihugu butari kugenda gusa naho ibindi ubuzima bw'u Rwanda bukomeje ko turi kububona sariyuti cyane semparika twambuke nabonye M23 buse ndabyita ko ari mu ibanga rikomeye ariko bamaze iminsi binjije ingabo si ibyo twavugaga si ibyo turimo nabonye ingabo nyinshi noneho zishobora kuba ari nabwo bwa mbere basingishije abantu benshi 9,370 bapasinze ku itariki ya mbere kuwa gatatu ariko dore igihe bimenyekaniye wabonye ko ari abakomando ni babandi wambura igikoresho cyose cya gisirikare akagukubitisha umubiri ni special bari very special kuko bo nuvuga ngo iyo turi kuvuga ngo special
abari bantu bafashe imyitozo ya gisirikari bakongererwaho n'indi special Yego. ku buryo aho byananiranye niho bajya papa ejo bundi basohoye 7,500 birimo abapolisi n'abasirikare bakoreraga Kongo bakaza kwisunga AFC M23 leta ya Kongo ivuza induru ngo bazahindukire noneho bazanye 9,370 ndaguhereza amezi 2-3 gusa barasohora ibindi nka 7 njya makuru nabonye arambwira yuko ngo udashyizemo abatangiye intambara yo kubohora buriya butaka bafashe bamaze kugira 38,000 bo batarimo bamaze kubona 38,000 by'abasirikare noneho batangiye gusohora special forces 9,000 bya special 9,000 bya special forces bahawe umwitozo ufatika icecekere uzakazi bakora Goma yafashwe na special force 50. sawa rero sawa ahasigaye wowe ukiri aho ngaho utegereje ngo uracyategereje ibitero by'indege uracyategereje ibitero byo ku butaka ngo byo kuza ngo gukura AFC M23 hariya reka ngo hakana reka ngo hakana buretse ngo hakana aho ngaho nta bitero by'indege z'amadrone na za Sukoyi umaze iminsi wumva kandi bya leta ya Kongo siba abacancuro se baje batangiye gukora akazi barerega ntago bajya kuri abakongomani rero babonye bino bintu AFC M23 ikoze isoye bano basirikare abakongomani bati leta yacu turayibonye leta yacu tugize dute turayibonye ni dusobanurire bya bitero bari gutera by'amadrone n'amasukoyi bari kujya kugaba mu baturage AFC M23 ikazi yirega ko yagabye ibitero mu baturage ntabwo leta ya Kongo izi aho ibigo bya gisirikare biri kubera mwino myitozo biri ngo ijyaneyo indege ijyaneyo zira drone ijyaneyo n'amasukoyi none se urabizi neza ko M23 ishobora kubaho idafite air defensive none rero mbwira ibitero byo mu kirere bya leta ya Kongo biri kurasa ese izi ndege zose Kongo ho rigura z'intambara aba bacancuro Kongo ho rizana ko batajya kuri tereko twamenye ko ngo ari abakoresha ikoranabuhanga barashisha izi drone ko zitajya zirasa muri area M23 irimo kuki zikwepa zikajya kurasa ahantu hari abaturage nanjye byajyaga binyobera none abakongomani nabo nanjye barampumuye wa mugani ni gute bino bitero bya drone n'ibi by'amasukoyi kuki ntabwo bizi Rumangabo ntabwo bizi na kira kigo cyatorezwagamo ziriya ngabo nazo zindi barekuye ko nta bitero bigabwayo igisobanuro kirahari burya bya bitero by'amadrone leta ya Kongo igivuga igaba ibigaba mu bice bishya AFC iba yafasha batari bashyiraho yego batari bokipa neza ngo bashyireho inzego z'ubuyobozi uri kubyumva ngo bashyireho ubwirinzi bw'ikirere cyaho ngo kumbe nibiho barasa bisobanuye iki bisobanuye burya leta ya Kongo ikoresha ariya madrone na za Sukoyi iri kubuza AFC M23 gukomeza kwavansa gufata ibindi bice kuko urumva ko ibasha kurasa aho AFC M23 itarabasha kugenzura neza ariko ayigenzura neza ikirere cyaho ntabwo leta ya Kinshasa ibasha kukivogera ndabibonye ubu ngubu nibwo mbyumvise none se we urumva ukurikije ibitero bya leta ya Kongo kandi n'ibikoresho bifite ntaho wahera ubihakana ukurikije uko bimeze ariko ukabona nta kikora ubona ibasha kwanjama ikirere cyano AFC M23 iri urabona yabitaraga ibitero mu mujyi n'ahantu bananga bari uzi ikibazo gihari ni ikibazo cy'igihe si ikibazo cy'igihe ahubwo wabonye ko hari shene imwe nabonye David Marshal ntumuzi ntuzi ko bamaze iminsi bahwihwisa ngo bawira ingoma barafunze reka dore urugendo online TV n'igihe nyine n'iyicano yavugiye hano muri iki gihugu ko biriya bintu byo kubakora abantu bafunze ari ibinyoma none Marshal nagiye kubona mbona akoze ikiganiro anavuganye nawe ingoma kuri telefone bari bamaze igihe kubera ko
ntubizi ko byari byahwihishwe se ko ariko njye nk'uko nari nabivuze biriya byari ibigambo byo guca intege AFC M23 muri iyi minsi iri kugabwaho ibitero na FRDC na FDLR Wazalendo n'abandi bafatanyije nabo birakwara guca igikuba hagati yabo kugira ngo bace abantu intege, bace aba muri M23 intege, abakunzi babo intege, kugira ngo bumve ko bicitse biyobye. Ariko zira ni za propaganda za leta. Noneho leta ya Kinshasa babonye ko yananiwe. no se sempa yo wenda turi kuvuga kuri ibyo bitero tukagaruka n'ubundi tukavuga ku buryo ubona Kongo iri kwisuganya ikaba yanamaze navuga nimba ari uguhakana cyangwa se kwirukana cyangwa se kwanga ibijyanye n'amasezerano. Ni ukuvuga ngo mu gihe u Rwanda na Kongo byari biri mu nzira y'amasezerano wabonaga ko abakongomani bose icyizere bagisize kuri Trump. Yego. None Tshisekedi yamaze kumutera inyuma. Yego. Cyane cyane babivuyemo. Tshisekedi umunsi ku munsi arazana abacanshuro. Arongera imbaraga. Yego. Nago Tshisekedi yigeze ashakira umuti w'ikibazo igihugu cye gifite mu biganiro nkuko twagiye dubona Doha amasezerano y'amahoro, ceasefire, ibyo bagiye bakora byose n'ubundi yacaga inyuma. Ukuma ngo Kongo ngo yazanye abanaba ngo bazanye Wagner ngo barunze abasirikari benshi muri Sud Kivu bakohereza amadorone akajya kurasa. Nta mukongomani uri ready kumena amaraso ku gihugu cye. Tshisekedi yishingikirije none ubu ngubu kubera ko abantu babizi neza barakubwira ngo intambara ya M23 na Kongo n'izi coalition z'abari kubafasha bose nibwo igiye kujya yaba umva mbwire Sam cyabaye ibi birarutana wowe yakowe ariko we ingufu Kongo yari ifite ntazifite ntizongera uburetse gato tega amatwi papa umwanzi yamenye imbaraga z'umwanzi umva wowe ahubwo Kongo yaba yari izi kigiye guhura nacyo kuko icyo AFC M23 yafashe Goma na Bukavu iya yindi yabakubise cyagiye imaze kwikuba inshuro 10 hoye naho Kongo bari bafite abawagina uretse nkubwire AFC yafashe yakubise babantu bose none abo tuvuga n'imbaraga yari ifite zimaze kwikuba inshuro 10. Icyo ni kimwe aho ni ku ruhande rwa AFC. Ku ruhande rwa Kongo imbaraga yari ifite zagabanutseho inshuro 100. Sesempa ntitwabonye mu gusesengura ntitwabonye ko kiragihe nta bantu barwanaga. Abarundi bari barohereje ntago bari barohereje yo abasirikari banyabo. Ikibazo so mu abasirikari kiragihe habayeho uburyo bumwe na bumwe bwo kugambana. Twagiye tubona abakongomani bamwe ngo bagambanye. Buretse tuvuge ukuri sibyo mu mateka yawe wowe igisirikare cy'u Burundi kitwa gute? FDNB. Mu mateka ya FDNB yabayeho 2005 ni igisirikare cya CNDD-FDD sibyo yazanye n'abankuru z'abavuye mu ishyamba ku bw'amasezerano yarusha. FDNB yarwanye ntiyarwaniye bura butegetsi ifite ngifate na santimetero imwe y'ubutaka ntabwo yarwaniye. Icyo tukiveho yose Uburundi se kuva bafata ubutegetsi barwanye n'iki gihugu barwanye nta barwanye kuri Uvira ne jamais tomber sawa kubera abarundi abo bihorere tugiye kuri Kongo. Kongo yo no umurage. Kongo yihora mu ntambara imyaka 65 irashize nta ahubwo nibo abantu bagera experience mu kurwana kuko nta abamerceneri mu Kinyarwanda n'abacancuro. Umucancuro bisobanuye umuntu uri gukora akazi ariko atiteguye gupfira kandi noneho ni ku rugamba rw'isasu bivuze ngo nabona isasu rizari muganaho azacomoka igendere. Ndakubwiza ukuri rero nimba rero noneho South Africa, Tanzania, Malawi, FDNB, Wazalendo, FRDC, FDLR. Tanzania yaragarutse ndi kukubwira ibyo bihugu 7 ibi byose 7 nkubwiye nimba byari bihari. Ibuka intwaro AFC M23 yafashe za Goma na Bukavu uko zingana. Wibuke intwaro wabonye zitambuka zica ku butaka bw'u Rwanda zari zazanwe na SADC
urabibonye neza wabonye ko zatashye urambwira ko Tshisekedi nonaha yaguze intwaro ziruta izo Sadek yari yarazanye zikaruta ziriya yari yaraharunze AFC M23 yafashe ndetse akongeraho n'izindi urambwira ko nonaha zihari ntaza afite abasirikare abacancuro yazanye ujye ubamenya abo ubu ngubu noneho bahari aha reka nkubwire ukuri rero bari kurwana intambara y'Uburusiya wapi wagina tega amatwi oya ngo ni Black Water ni Black Water nibo yazanye Black Water noneho hari umugabo witwa Eric Dean Prince uwo mugabo kera yari afite kampani yitwa Black Water yakoraga ibikorwa by'ubucancuro ariko Black Water ubu iki gihe sinzi ibibazo yagize yarasenyutse ariko Eric Dean Prince we aracyariho Eric Dean Prince akazi kiwe ni umudira iyo mwumvikanye waba igihugu waba umutwe wagira ute ukamubwira ko we ushaka abacancuro aguca amafaranga wakajya kubashaka mu bihugu bitandukanye nta nubwo ari abantu afite yahaye imyitozo bari hariya aragenda akajya kubatoragura abari bandi abari tayadi sibyo abandi bagiye bakora bari muri reserve force ahantu mu bihugu bitandukanye abandi bagiye bakora imyitozo ya gisirikare itandukanye abandi bafite ubwenge muri technology uri kubyumva nabo ngabo agenda atoragura yarangiza akabazana noneho bya bindi by'abanyafrika batajya bemera ko umuzungu ava amaraso batajya bemera ko ku rugamba umwirabura yarasa n'umuzungu ngo arase ngo umwirabura ahamye umuzungu ariko na Kongo itekereza ko nta musirikare wo muri AFC M23 ushobora kurasa urusasu ngo rufate umuntu wo muri mercenary niko Kongo itekereza ko abamercenary badapfa kuko iba itekereza ko abamercenary bapfa ntabwo yakabaye itekereza igisubizo cy'igihugu cyabo mu bamercenary yakabaye itekereza igisubizo cy'igihugu cyabo mu rubyiruko bakarwenteresa rukabaye interested mu barundi abarundi bakajya gukora iki abarundi rega ndi bura barakomeye wale ni wenye mdomo wangu ziriya mbonera kure iyo Uvira ntiyananiranye kubera abo Uvira yarananiranye ngaho reka nkubwire reka nkubaza akabazo gatoya umunsi Uvira yafashwe reka nkubaza akabazo gatoya uzazi hano je wambwira ngo abarundi baroroshye ahubwo reka nkubwire akantu gakomeye kandi nyamara mbikubwiye ni umurundi urinze Uvira atayirinda siyo cano yonyine asigaranye yo kuba yahahirana n'amahanga urakoze cyane nonaha ubu tuvugana hari icyo abantu bakwiye kumenya Uvira ni umutego AFC M23 igitegwa n'u Burundi na leta ya Kinshasa mbisubiremo ni umutego Uvira ni umutego leta y'u Burundi na leta ya Kinshasa bajya batega AFC M23 imbaraga zafashe Bunagana zigafata Goma zigafata Bukavu mu buzima ntizigeze zinanirwa gufata Uvira ariko noneho Uvira ni iki Uvira iba mwiki de special ariko noneho Uvira kubera iki bashaka kuyitega AFC M23 impamvu Uvira bashaka kuyitega AFC M23 ndetse bakabakomeje no kuyikorera mu ibikorwa bishobora gutuma AFC M23 yagira umujinya ikajya no kurwanayo kandi nayo ikabijyo itivuga ngo tuzahatabara bazibeshye noneho barabasujya babivugisha umunwa bazibeshye muri Uvira habera imirwano yo kumugaragaro yo kwica abaturage b'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'abanyamurenge bavuge ngo tubashyize mu muhanda turi kubica barebe ikizakurikira ahubwo dore Uvira igisubizo gihari ntabwo intego za AFC M23 ari ukurwana ifata ubutaka setu aduhise ubatera buri gihe aturukaye sawa Kongo yose ntabwo AFC yayifashe sibyo Kongo yose ntabwo AFC yayifashe none se umuntu utera ibirindiro bya AFC M23 muri Warikare abaturutse Uvira amadrone yose ntagava ku kibuga cyo kwa Ntuza amwe aturuka Kisangani andi agaturuka kwa Neva andi agaturuka za Kalemi none se M23 bayihafashe ntiyabiciye intege ibyo bitero ntabwo
ntabwo wibuke ko nta n'igitero gitegurirwa Uvira. Erega ndagira ngo abantu bajye babyumva neza, nta gitero kigabwa kuri AFC M23 gitegurirwa Uvira. Drone zihagurukira i Bujumbura kwa Siyoni nizo ziza mu Minembwe n'ahandi muri biriya bice bya Sud Kivu. Iziza za Walikari zihagurukira za Kisangani, izindi zo muri Sud Kivu zihagurukira Kalemi. Buriya niyo mpamvu Uvira narabikubwiye nta kitwaye AFC M23, nta n'igitero gihagurukira Uvira kije kurasa mu birindiro bya AFC M23. Ikindi AFC M23 yamaze gutambuka Uvira yigendera ikomeza. Ikiruta icyo ni iki? Ubundi se ko bafungaga hariya gusa bashaka kuzibira inzira kuri AFC M23 ngo batagera Kalemi. Ariko n'ubundi baritambukiye kandi bitambukira batahafashe, barayibereretse barikomereza kubera imbaraga z'umurundi. Ndabyemeye. Ariko wibuke nimba barahatambutse bakahaberereka nawe bakahamusiga bagiye bakomeje imbere nta kibazo bagana hehe ahari aboroshye barahafata. Ubwo bagiye gukora iki? Kuzenguruka. Nibamara kuzenguruka bazakora iki? bazaguhanyanyaza barebe ko wundi ukomeye bazaza. Ikindi bo niyo bakwikomereza bakajya mu bindi bice Uvira yakwikuramo, izikuramo. Ikindi none guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 n'ukwezi gutaha nta muturage uvuye mu bindi bice bya Kongo uzongera kwinjira mu bice AFC M23 igenzura atarahawe visa na AFC M23. Muri abo bantu bongeremo n'abaturage b'u Burundi. Ubwo no kuvuga ngo tubyite ko ari balkanisation se bagiye gukora. None se n'icyo utabyumvamo, nta muturage uzongera kwinjira ku itariki guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi gutaha. Nta muturage n'umwe uzongera kwinjira aho yabaturutse hose n'uvuye i Burayi agomba gusaba visa ubuyobozi bwa AFC M23. Nta muntu uzongera kuzana visa yakuye Kinshasa ngo aze ku butaka bwa AFC M23. Wapi kabisa. Kuvuga ngo abantu bafite imiryango se, abantu bafite imiryango ubwo no gushaka amaviza ni nko kuva muri Korea ya ruguru ujya muri Korea y'epfo. Ntacyo byumvamo. Umuntu uri mu bivuga ngo umuturage wa Kongo ubu ngubu ategetswe gutunga visa zingahe? Ebyiri. Visa ya Kivu na visa ya Kinshasa. Ntacyo byumvamo se. Inyuma yako kantu ejo balonshinze BCC, Central Bank Banque Centrale du Congo no mu bice bayobora. Ariko baracyari gukoresha ama refra congolais. Nta kibazo. None se urumva iyo banke nimara kujyaho ntabwo izashyiraho polisi zayo, ishobora no guhita izivuga ati none reka twebwe bakaba bafite wabo guverineri se wabo uyo banke yahise ajyaho n'umuyobozi wayo mukubwire se nawe. Ubwo se nimba ku note hasinya uri Kinshasa ubwo uri hari azaba akora nk'iki. Ibuka ko RPF inkotanyi imaze kubohora u Rwanda hakomeje gukora amafaranga ya mbere kugeza igihe bamaze gushyira ibintu ku murongo, bahinduye ibendera ry'igihugu, bahinduye ikirangantego, bahinduye indirimbo yubahiriza igihugu, bakora n'amafaranga mashya. Bisaba igihe barakomeza bakoreshe aya Kongo nk'uko bisanzwe, ariko nabo bari gutegura kubaka ibyabo. Erega bagomba no kumenya. Ariko waruzi ko kuva M23 yafata bibice yafashe amabanki yose yarafunze. Ibyo erega reka nkubwire kandi ngusore mu byo nakubwiye kera. Iyo igihugu kiri mu bihe bidasanzwe n'abaturage babaho mu buryo budasanzwe bagakora mu buryo budasanzwe, icyo kintu bose bagomba kuba bakemeranwaho. Niba banki zitari gukora ariko abaturage bo barakomeza bashakisha uburyo babaho, turi kumwe. Ibyo rero nibyo ni ahantu hose ni kwisi iteye, niko ibintu bimeze. Ariko ubu ngubu nk'ibintu M23 biri gukora ubu ngubu bibaye ngombwa yego ko Tshisekedi dasubirana ibi bice. Ubu bintu byajya ku murongo ko systeme zose bazihinduye. Erega byarakemutse. Ese ubundi bo ntujya wumva bavuga ko bari mu biganiro Doha. Ese ntabwo wumvishe Masadi Buro binaretse gutangaza hazabaho integration mu basirikare, abo muri FARDC n'abo muri AFC M23 ngo bavange. Nibarangiza abantu bo muri AFC M23 ngo bazashyirwa mu nzego z'ubuyobozi ziri provinciale, ku rwego rw'ibice nyine byabo bifitiye. Hazashyirwamo abayobozi bo ku ruhande rwa AFC M23. Ibyo rero nibyo bita
muri ya masezerano ry'abumva nibyo bita restauration y'ubuyobozi bwa leta. Ariko noneho abantu bo muri AFC M23 bariyensere bongewemo, noneho by'akarusho bakanayobora muri za nzego z'iwabo mu bice byabo bafashe, ari byo Kongo yanze. Ntago ari ukuvanga no guhuza mu kumixinga nk'ibyari bigiye kubaho muri ari amasezerano yarusha nka birya ahubwo bya Sun City bira bya Joseph Kabila M+4 nuvuga ngo byo byabereye Kinshasa. Ariko noneho ku bya AFC M23 barakubwira ko hari abazajya mu gisirikare bakavanga na FARDC, ariko hari n'abazajya mu buyobozi provincial noneho ku rwego rw'ibice nyine bafashe, kubera birashimangirwa nuko bamaze kubaka inzego. Aha, ibyo rero nibyo Kongo yanze. Iyi suku iri mu bice M23 yafashe nayo ihita gutandukanyiriza. Tshisekedi yari yagiranye inama n'urubyiruko, arangije agaruka ku rubyiruko rwa Rucuru, Goma na Bukavu iri joro ryakeye. Tshisekedi yabwiye urubyiruko rwa Goma na Bukavu na Rucuru ati ntimugire ngo twarabibagiwe, turi kumwe, ubwitange bwanyu n'ukwihangana kwanyu mu mubabaro n'agahinda muri gucamo turabizi, ntimugire ngo twicaye ubusa, turi kubikoraho. Icyo twizeye nuko tuzasubizaho ubuyobozi bwa leta, tugatsinda umwanzi, tukamwirukana tukamutsinda kandi vuba. Yari intambara yo ku munwa, ariko uri kubyumva nuko nguko yababwiye. yonzemo nanjye bavuga ngo aryonzemo, ariko Sud Kivu Governor Jean Jacques, yego Jean Jacques Purusi, uramuzi ukuntu we noneho abavuga ati abantu bibukavu humure turaje. leta ishobora kuba yaramubujije kongera gutangaza kuva mu kwa gatandatu ntarongera gutangaza. Agasha uramutse ubujije umukongomani kuvuga waba umuhemukiye. Kuva mu kwa gatandatu ntabwo arongera gutangaza. Bazi kuvuga. Sinzi uko byagenze, ntabwo arongera gutangaza. Rero ntabwo abantu nimba bamaze gushyiraho visa bagashyiraho banke centrale, impunzi zigomba gutaha, imihanda iri kubakwa. Noneho Tshisekedi yabwiye urwo rubyiruko ngo tuzaza tubabohore, ngo nitumara kubabohora ngo dore ikizakurikiraho ni ibikorwa by'iterambere. Tuzabubakira imihanda ko atari yarabikoze mbere, tuzabubakira amashuri, tuzabubakira amavuriro, tuzabateza imbere, nk'ibikorwa byose by'iterambere ngo tuzabikora kandi bizagenda neza. Urabyumva neza Sam? Ubu ngubu nibwo yibutse kubwira abo bantu ibyo ngibyo, kandi ibyo ngibyo ari kubabwira, ari kubibabwira ahereye ku kuba ariko kanyafu AFC M23 yamunyujije ku kabuno, kuko nicyo gihano bahaye Tshisekedi, kuko bo bahise ko bajyana bya bikorwa by'iterambere. Nawe fata ntibatangiye kubafata mu kwezi kwa mbere, mu kwezi kwa mbere gusa imihanda yatangiye kubakwa, amavuriro yarubatswe, transport irakorwa, abamotari bambara kasike. Ubu ngubu bazanye alcotest, ntiwatwara imodoka hariya wasinze. Uri kubyumva? Bafite polisi yo mu muhanda, traffic police. Bashyizeho inzego zubatse z'ubuyobozi, bashyizeho inzego z'ubucamanza, papa bashyizeho banki centrale mu bice bayobora. Uragira ngo nkubwire iki kindi ko ibintu ari uko nguko bimeze, kwikiriho ari uko byakira. Ngayo nguko sempa, ariko tutari twasoza tugana ku musozo. Tanzania ntabwo ibintu bimeze neza. Tanzania nge ndatekereza ko turi buze kureba uburyo twayikoraho ikiganiro cy'umwihariko kugira ngo byose tubishyiremo. Muri Tanzania hari ikibazo gikomeye cyane, byatangiye ari ibintu abantu bari gufata nk'ibintu byo kuri social media, ariko nonaha ubu tuvugana byafashe indi ntera ku buryo na leta yatangiye gusohora amatangazo, n'igisirikare cyatangiye gusohora amatangazo. Ibintu byabaye bibi cyane, kandi umugambi bari guhurizaho ni uwo kuburizamo amatora. Ngo ntabwo bashaka amatora kuko ntazabaciye mu mucyo, hari byinshi batari kumvikana. Wabonye iriya ntuza bafite ngo no reform no election, no reforms no elections, ngo hagomba kubaho reforms mu nzego, noneho hakabona kubaho amatora. Ariko CCM ni icyama kiri ku butegetsi, ntabwo kiri kubikozwa. Sam, ikindi cyiza nuko tugomba gutegura ikiganiro nk'ikiminota nka 40
tubigarukaho kuko detaye zose tugomba kuzishaka tukaba tuzifite ariko mubimenye turi kubategurira ikiganiro kuri Tanzania kuko muri Tanzania naho byacitse byayobye ndetse biri kuvugwa ko mu gihe gitoya cyane hashobora no kuza kuba imyigaragambyo ishobora kubura n'uyihagarika ibyo rero nuko bimeze ngaye ngukorereka ngushimire sympatique reka nshimire n'abantu bari badukurikiye asante sana reka nanjye nshimire abakunzi ba Inside Rwanda Media TV ndetse na Urugendo Online TV asante sana ndabakunda cyane